nasanze ndi muri story ni ya makofera ubuzima bukomeye isezerano ntago ari ikigera mu Kabironda nta na rimwe asekera abibishwe mwa badaseka bamenera bakafatanya n'iminsi strako zikacira ishati ubuzima nkababona isoko itagira kurusha ibindi bamuzanye kwicima afa kejo jugu no muri njone ucuruza injugu mu ruturufu ahari niwe turufu amaguru mu kirere nk'utwaye ifuku mu ruturufu aha niwe turufu ashinza kote no ku mwami w'urungunju baramupakiye ageze ku karira asanga dosiye y'umukuru wa parike atiregure nutsinda urubanza tukurekure nimushinze nta mukoboyi w'akanakore bamuzanye kwicima afa kejo. Turagushimiye wamaze gukora subscribe hanga kuri King B TV aho waba uherereye hose. Twitwa King B TV kuri YouTube, Instagram, Facebook, TikTok ndetse n'ahandi hose. Uyu munsi dufite umutumirwa bakinanye na ba Papa Sava, akaba ari n'umuhanzi rero, akaba asanzwe azi no kuririmba. Ngewe bagezaho ibiganiro bya buri munsi nyita King B Alan Rashid Kayihura Sedson cyangwa se unyite mugabo Oscar Godson umuhungu w'Imana. Nkabona koze urugendo rurerure rutari rutoya ngaturuka mu rugo nkaza kubashakira umuhungu w'icyamamare ugiye gutangira atwibwira undi akadukubitira agapera tukumva ko bigiye kugenda bimera kabisa. Tuguhaye ikaze kuri mikoro ndetse na kamera za King B TV. Ya nitwa Niyosenga Emmanuel ariko mu izina bakunda kunyita banyita Papa Sava. Papa Sava imeze bitese? Sawa. Nguru umuhanzi ariko ndagerageza. Dukubitira akantu twumve. Nasanze ndi muri story ni ya makofera ubuzima bukomeye isezerano ntago ari ikigera mu Kabironda nta na rimwe asekera abibishwe mwa badaseka bamenera bakafatanya n'iminsi strako zikacira ishati ubuzima nkababona isoko itagira kurusha ibindi bamuzanye kwicima afa kejo jugu no muri njone ucuruza injugu mu ruturufu ahari niwe turufu amaguru mu kirere nk'utwaye ifuku mu ruturufu aha niwe turufu ashinza kote no ku mwami w'urungunju baramupakiye ageze ku karira asanga dosiye y'umukuru wa parike atiregure nutsinda urubanza tukurekure nimushinze nta mukoboyi w'akanakore bamuzanye kwicima afa kejo. Yes, turagushimiye rero Papa Sava. None se Papa Sava usanzwe mu buzima usanzwe umeze gute, ukora iki, bimeze gute? Urakazi bisanzwe abe njya neba ariko akazi kose ndagakora katarimo ko kwiba. Akandi kazi kose uragatumika. Aha, umwaka mushya muhire rero wa 2025. Namwe murakoze. Yes, tukwifurije umwaka mushya wa 2025 nka King B TV. None se bonane imeze gute, wayifashe gute, wakire gute umwaka muri rusange? Urebye nta kazi yaze nta kibazo uko bisa kose birasekeje nta kibazo. Ego umeze neza ariko Imana kuba tugihumeka umwuka w'abazima murakoze. Ego none se Papa Sava urumva nk'iyo bavuze ubusabane ni ijambo rikunda gukoreshwa mu minsi mikuru. Iyo bavuze ubusabane washatse kuvuga ngo iki? Gusabana narinzi karu kuba twasabana ari uko turi gusangira. Je niko narimbize. Iyo bavuze umwaka muhire nuko muba muri kumwe n'abantu mudahorana. Nicyo bisobanuye umwaka muhire? Nje niko narimbize. Niko warubizi? Yego. None wowe se umwaka ufite ingamba ki, witeguye gute umwaka wa 2025 uwinjiyemo nibyo? Ese umwaka wa 2024 wo wari umeze gute kuri wowe? Mwaka wa 2024 wangendeye nabi ariko nanjye no mwaka nshaka kuba natera imbere nk'abandi mwegera imbere. Yego, ni iki rero ugiye gukora kugira ngo ube watera imbere muri mwaka wa 2025 bikakugendekera neza kurusha 2024 yabanje? Imana ishobora kongera ubushobozi kamindurira akazi. Kagwindura akazi. Nk'akazi wifuza ni nk'akahe? Akazi wenda nkako gukora ibindi bitari ibyo kwiba, bitarimo ibyo kwiba nta kibazo. Warize se? Kwiga narize. Wize ibiki bijyanye n'iki? Nize ibintu bya comedy ariko nabuze umuntu wanzamura. Wize ibintu bya comedy, uzi ukina comedy ukina filime? Cyane cyane nkunda gukina comedy. Ari nka comedy waba warakinnye? Yego. Wayikinnye yanyuze kuwe muyoboro, ese wayikinnye ryari, byageze gute kugira ngo uyikine? Je nayikinanye na Kanyombya turi mu runana ariko
nta bintu biba birinze gusa nyine mbona nta kunzamuraho kugira nzamuke nkumbeza nkuma hasi ntago nari nazamuka kabisa. ubona ari nk'iki cyabiteye kuba utarazamutse cyangwa kuba batarakuzamuye? ese ni byaba ari uko wenda nta mpano waba ufite? si uko ntafite imana ahubwo ni ubushobozi bukeya wenda twaba dufite. yego. none se wenda nk'ikintu wakoze muri iyo komedi cyakunzwe ni nk'igiki wakoze kikaba cyarasekeje abantu? njye nakinnye kurya byarananiye kuko kurya ntago njya mbishobora. ntabwo ujya ariko ukunda kunywa? kunywaho ndagerageza ntabwo ari cyane ariko mfite amafaranga nanywa ariko kubera nta mafaranga ndagerageza. ubu warengere wagerageje wanywa nk'ibintu bingana bite ku munsi? byaterwa n'ubushobozi umuntu yaba ariho kuko aka kanya wenda mbonye nk'ibihumbi 50 nshobora kunywa wenda inzoga nk'iz'ibihumbi 10. nk'iz'ibihumbi 10? ibindi 40 ukabikoze iki? nabikoresha umushinga mu rugo. ufite urugo? mfite umwana n'umugore. ufite umwana n'umugore? n'umugabo ndumva uri n'umugabo kabisa. none se iyo filime mwakinnye, iyo komedi mwakinnye mwayikinnye ryari? twayikinnye 2018. na kera 2018. none se ni iki rero wasaba nk'abantu nyine abantu bari haradukurikirwa n'abantu benshi, abantu bareba nyine izi video zacu, ni iki wabasaba? ese ni iki nyine wabwira abantu bafite nyine nk'ibintu bakora cyangwa se nk'ibintu bagezeho nyine bafite ayo YouTube channel nyine bakora amakomedi n'amafilime? jewe wantera inkunga nazamuka kuko kuba mfite narize ibyo gukina komedi cyangwa amafilime ndabifite mu mutwe, ariko mbonye unzamura nshobora gutera imbere bitewe n'uko nazamuka. ibyo kuririmba ko utangiye dukubitira kapera, ese kuririmba nabyo ni ibintu byawe cyangwa ni ibintu biri aho ngaho gusa? reka ni hip hop nanjye sinzi ko nayisomye mu gitabo ariko nsanga numva nayo ndayizi nyine. iriya ndirimbo wari kuririmba urayizi? yego. yitwa gute? kakanya na reka mbanje kunyura umuntu uza muri yanditse muri biology nahita mbona ko nayaba narayanditse. nyirayo ariko waba umuzi nk'umuhanzi? oya ntago nyiza ariko gusa nanjye nuko nayifashe ariko mitanyandika bayita kwicuma, niyo umuhanzi bita Jay Polly waje no kuba yarapfuye, rest in peace Jay Polly Kabaka. ni hip hop y'umuhanzi witwa Jay Polly bayita kwicuma. yego murakoze. nanjye nuko nayumvise ariko nanjye nuko nafashemo utwo duce ariko natwanditse ahantu. nta zindi ndirimbo waba uzi zindi? nta zindi naba narashoboye kumenya, ahubwo ibindi mwambaza wenda mwazambaza kuri YouTube cyangwa mukanyandikira nta kibazo. ukoresha YouTube? yego. YouTube se abantu bajya bakwandikira ujye uvugana n'abantu kuri YouTube? byaterwa nuko waba wanshatse kushaka kuko aka kanya ntago wahita ubona YouTube yanjye kuko telefone yanjye nimero yanjye yaba yaragize ite? yagize akabazo. YouTube yawe se yavuyeho byagenze bite? nyine aka kanya kubera nakoreshaga nimero ya MTN aka kanya ntiriho, ifite akabazo kuri MTN ni ukujya kugakosoza nkagera ku cyicaro nkareba wenda ako kabazo bakagakuraho mukajya mwankurikirana nta kibazo. YouTube yawe ubundi yitwaga gute? yitwaga Aimable. yego. niko YouTube channel yawe yitwaga? yego. Nkundimana Aimable. wanyuzagaho ibiki se Aimable? nanyuzagaho utuntu dusekeje gusa. nk'ikintu wakora ugasetsa nk'abantu, ni nk'igiki wakora cyangwa se ni nk'iki wavuga abantu bakureba bakaba baseka? hari ukuntu nakureba nkahita nkusetsa kuko buriya ntabwo abantu bose basetswa n'ubusa. ariko hari akakomedi nakora ugahita useka kabisa. kagerageze turebe. salamu. meze gute? imeze neza. ko mwabuze? ntabwo ari cyane. sinagiye Imana nagukunda. wankundiye iki? meze nka garafureri. meze nka garafureri wawe? uravugisha ukuri? ihora uko narengize ni wowe duhuye. tumeze kimwe gute rero mbwira? maso nk'ahawe, imisaya nk'iyawe, izina ry'Imana n'imisatsi nini.
gusa nyine ewana njye nari nakwitiranyije kabisa. yako ni agakomedi. Aya nta kantu nyine ko gusetsa kibereye aho ngaho ka story yo gusa isekeje nyine. Yego. None se papa sava hari igihe tujya dukora nyine nka quiz tukajya tubaza abantu ibibazo tukabaha amafaranga cyangwa tukaba twabagurira tukabaha impano runaka. Ese wowe umuntu akubajije nk'ibibazo wabisubiza? Nta kibazo umbajije nagusubiza bitewe n'ibyo. Utuye mu mujyi wa Kigali ngiye kukubaza. Ubundi umujyi wa Kigali ugizwe n'uturere tungahe? Nkubeshye kuko nanjye mvuye mu cyaro vuba ejo bundi nibwo ninjiye umujyi wa Kigali. Nibwo winjiye umujyi wa Kigali. None se umujyi wa Kigali uherereye hehe mu Rwanda? Herereye mu karere ka Gasabo nge niho merere. Ndi kuvuga umujyi wa Kigali. Umujyi wa Kigali urahagana he mu gihugu cy'u Rwanda? Nakubeshye numva ko ari umujyi wa Kigali ariko ngimbi Kigali ariko merere mu karere ka Gasabo. Oya umujyi wa Kigali wo uherereye hehe mu gihugu cy'u Rwanda? Naba nkubeshye. Ni nk'ibihe bihugu? Nanjye uko byumva nanjye niko mbyumva rwose ntago naba mbizi. Ni nk'ibihe bihugu bitatu wabuze bituranye n'u Rwanda? Uganda. Muhazi na Bugesera. Ibyo ni ibihugu bituranye n'u Rwanda? Ibihugu bituranye n'u Rwanda. Inzi Uganda. Waruvuze na Muhazi? Yego navuze Bugesera ariko Bugesera iri mu murenge cyangwa mu Nyamasheke. Bugesera iri muri Nyamasheke? Bugesera iri mu murenge cyangwa muri Nyamasheke. None se Uganda yo ndumva uyikomojeho. Ese Uganda yo iherereye hagana hehe ku gihande cy'u Rwanda? Ni Iburengerazuba. Iburengerazuba se kandi? Hari aho unyura ku mupaka unyura mu Burengerazuba cyangwa se ni nk'akahe karere kamuzi kari mu Burengerazuba wanyura ukawagera aho Uganda? Kari Iburasirazuba. Iburengerazuba. Nabanzi ni Iburasirazuba. None se u Rwanda rugizwe n'intara zingahe? 300 intara 308. Intara 308. Ubuzima nka zingahe? Intara nagose nabanzi intara nturukamo na iyo uturukamo urayizi? Ni iyihe? Ni Nyamasheke. Intara ya Nyamasheke. Uturuka mu ntara ya Nyamasheke? Yego. Harya ubwo Nyamasheke iri mu kahe karere? Mutuye turere? Karongi. Kamanuka kagera Nyamasheke zamuka za Rusizi urumva na mu majyepfo. Mu majyepfo. Uravugisha kuri Nyamasheke iri mu majyepfo? Ngewe uko mbizi iri mu majyepfo kabisa ndabizi neza. Urabizi neza? None se ngiye kukubaza ibibazo bitatu. Nubitsinda urumva? Ikibazo kimwe kibara amafaranga 1500. Kibara amafaranga 500. Ubwo ibibazo bitatu urabutsinda amafaranga 500. Ikibazo cya mbere kirabaza kiti ni ikihe gihugu cyaboneye rimwe ubwigenge n'igihugu cy'u Rwanda? Icyo kibazo nta kiguhaye kuko ntago nagitsinda. Ikibazo cya kabiri kiravuga kiti ese u Rwanda rwabonye ubwigenge ryari? Mu 1998. Muri 1998 se kandi? Ibibazo ubwo igihombo umaze kugihomba byari ibibazo bitatu, ibibazo bibiri umaze kubihomba. Ikindi kibazo cya gatatu kirabaza kiti umwami wayoboye u Rwanda bwa mbere yitwaga nde? Kereka tubajije abantu b'abakuru kuko nanjye ndi umwana ndacyari umwana tubajije abantu. Umwana kandi uri umugabo. None se umwana wawe ntago ujye umuganiza nk'amateka? Urabona amateka tuzi ya kera natwe basokuru ntago bayatuganirije. Aka kanya ayo nabanzi ntago araya kera. Yego kuko data rimba wenda mutaragiranye umwanya cyangwa
mufatanye kuganiriza guha umwanya ntago wahita umenya amateka y'u Rwanda. ubwo ibibazo bitatu byose ukaba uratsinzwe. Ese twagwa andi mahirwe tukaba twagira ibindi bibazo tukubaza? Ntabwo nta kibazo birashoboka kuko buriya kubaza kandi bite umunyeshuri ukopera ariko buriya nubwo wambajije ugomba kusubiza nawe. Ntabwo wansubije ni yego cyangwa oya naho kumbwira natsinzwe. Igihugu rero igihugu cyaboneye ubwigenge rimwe n'u Rwanda ni igihugu cy'u Burundi. Byose byabonye ubwigenge mu 1961. Hanyuma umwami wayoboye u Rwanda bwa mbere bamwita Gihanga Ngoma Ijana. Nizere ko wabifashe. Umpaye bibiri kandi wari wampaye bitatu. Oya nkubwiye bitatu. Nakubajije ngo cya mbere nakubajije ngo ese ni ikihe gihugu cyaboneye ubwigenge rimwe n'u Rwanda? Nakigusobanura nakubwiye ko ari ikihe? Ntabwo wakinsobanura. Kandi maze kukikubwira nakubwiye ko ari u Burundi. U Burundi bwaboneye ubwigenge rimwe n'u Rwanda. Cyo ni kimwe. Noneho ndakubwira ni byabonye ubwigenge mu 1961. Icyo ni icya kabiri. Ndakubwirana umwami wayoboye u Rwanda bwa mbere bamwita Gihanga Ngoma Ijana wahanze u Rwanda. None se igihugu cyaboneye ubwigenge rimwe n'u Rwanda ni ikihe? Mu Burundi. Aha, byabonye ubwigenge ryari? Mu 1980. 80 kandi? Na rimwe. 81? Cyangwa 61? Ariko unese ubu kwishuri wiga warabifataga wiga ibyo bintu byo gukina comedy? Umva yewe nta bintu biba birenza uko hari ikintu nyine bikomba kugucangama kuko na mwarimu hari ubwo kubaza ibyo atazi. Mwarimu akaba yakubaza nk'ibintu atazi gutese? Ashobora kukubaza ngo rimwe guteranya rimwe ni kangahe? Kamusubiza ati kari kabiri agahita akubwanira rimwe. Ugasanga nawe ntago abizi. None se ubu bakubwiye ngo gatatu kugabanya gatatu ni kangahe? Wasubiza kari kangahe? Nasanga ari 0. Ni 0? Ni 0 gutese? Ngaho bitubwiye. Tugabanyije. Gatatu kugabanya gatatu. Uzi kugabanya se? Gatatu kugabanya gatatu ni gatatu. Ni gatatu gutese? Uzi imibare se? Reka ntago nayumvaga neza mu ishuri. 8 gukuramo 4 ni kangahe? 8 gukuramo 4? Yego. Ni 4. Cyose urumva utagikoze, urumva utazi imibare. Urumva utazi imibare. None se wiga wumvaga irihe somo cyane? Cyane nageregezaga nyine hari ukuntu umuntu hari abayumva isomo cyane numvaga wenda nko mu Kinyarwanda ariko imibare ntayumva neza. Bumvaga nk'ikinyarwanda? Yego. Ikinyarwanda wenda nk'iyo wize ibintu by'amasano? Masana ntago negeze ngerayo kuko nta. Ariko uri umunyarwanda kandi n'umuntu mukuru iyo bavuze nk'umwisengeneza wawe baba bashatse kuvuga iki? Umwisengeneza wanjye ni umuntu uba ushobora kuba avukana na mama we ashobora kuba afitanye isano na papa. Hanyuma yavuze ari ibintu bajya gukoresha ngo shangazi cyangwa masenge. Ese iyo bavuze masenge wowe wumva iki? Masenge cyangwa shangazi ni n'uvukana na papa. None se ukabigereranya n'umwisengeneza gute? None iyo bavuze umwishywa? Umwishywa no umukobwa no papa ni mushiki we afite mushiki we umwana we bamwita umwishywa. Ntago ndi kubisobanukirwa. Reka tufate urugero ko ari wowe umwishywa wawe kuri wowe ni umuntu umeze ute? Umwishywa wanjye umwishywa wanjye ni umuntu ushobora kuba afitanye isano n'ababyeyi. Yego. Mushiki wa papa akaba ari umwishywa njyewe umwishywa wanjye. Aka kanya yaba ari umwana umvukaho akaba Ubazava urasetsa umwishywa wawe akaba ari umwana ukuvukaho? Yego. Ahubwo ni umwana wawe umwana ukuvukaho. Umwishywa wawe rero ni muntu ki kuri wowe? Iyo bavuze umwishywa wumva iki? Kibe umwishywa icyo numva nuko wenda ari ukuntu tuba tugiranye wenda dusabana nkavuga ati okay. Ni wowe niwe mwishywa wawe?
ese hari ibintu bajya bavuga wenda bakoresha mu imisi uko umuntu avuze ngo ex wawe wabuze icyo ari cyo? reka ayo mashuri bayatanze nari narasohotse. Ex ntabwo ari byo mu mashuri, ni ibintu byo gukundana byo mu nkundo. ntabwo urwo rukundo narunyuzemo. None se washatse gute? Washatse se utanyuze mu rukundo? hari ukuntu mukundana n'umuntu ariko bikarangira mbega umwisizemo, bikarangira umwiyumvisemo, bikarangira umuke. Ariko umugore wawe nyine waramukunze. Yego. Rero ex, ubundi bavuze ex iyo umuntu mwakundanaga mugatandukana nibyo bita ex. None iyo bavuze wenda ujya wumva nk'imishinga cyangwa inganda nk'ibigo runaka, iyo bavuze wenda nka Minagiri wumva ari nk'ikigo gishinzwe iki? Minagiri gishobora ko ari ikigo wenda gifasha abantu batishoboye ariko kikabishyura. Kikabishyura iki? Ibyo urabizi neza ko ari byo uri kuvuga? Kikabishyura amashuri. Kikabishyurira amashuri? Minagiri? Oya, ntabwo ari Minagiri. Ntabwo ari Minagiri. None se Farije se? Farije nayo ni nkaho yishyurira abantu amashuri. Ahubwo Farije niyo ifasha abantu bacitse ku icumu barokotse jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. None iyo umuntu avuze wenda ukumva umuntu yakubwiye ngo RDF, ese RDF wumva ari nk'iki? Ni ingabo zikorera igihugu. RDF ni ingabo zikorera igihugu. Yego. RNP nazo nizunganira ingabo z'igihugu. Zo zikaba zikora iki? Nazo zishinzwe umutekano. Zitwa ngo iki rero mu magambo arambuye, cyangwa se wenda mu buzima busanzwe zitwa gute? Urebye ibyo ngibyo ntabwo twabyize kuko nabangiye kukubeshya. Ariko ibyo narenze ni ibyo ngibyo. Ese umugore wawe mwakundanye gute, mwatiretanye gute, ese mwaturutse mu ntara imwe cyangwa wamukundiye i Kigali? Yangiye umugore twize ku ishuri rimwe, duhurira ku ishuri. Byangombwa yuko tujya gukora ikizamini. Tumaze gukora ikizamini amanimero, nanjye muha nimero, tukajya tuvugana bisanzwe, birangira tuje guhuza njye nawe. Yego, murabana? Yego. Ndumva mwaragiranye urugendo rurerure niba mwaratangiye gukundana mukiga. None se wiga wajya guba nk'uwa kangahe Papa Sava? Nibura nazaga mu bacumi mu banyeshuri nka 50. Mu bacumi mu banyeshuri 50? Ukagira nk'amanota angahe ku ijana? Amanota 60. 60 ku ijana? Ubwo se wenda mu mibare wabaga wagize angahe mu Kinyarwanda? Ese kera mwigaga amasomo angahe icyo gihe wiga? Kera nkiga twigaga amasomo 7. 7 irihe n'irihe? Hagame Igifaransa, Ikinyarwanda, imibare, n'icyongereza, na shimi ari byo by'inoza nyine biraho. Byinyi kudatubwira shimi nibyo byinyi. Imibare nyine ibintu byo kwiga wenda byarangiye nyine. Genza mbonye binaniye mitambireka nyine mitamo kozana umugore. Uhita wishakira umugore. Ubwo diplome yabaye umugore n'umwana? Kuko ari bwo bushobozi nagize no mu rugo bagize bukeya nibwo niyo diplome nabonye. Niyo diplome abonye. None se utubwiye amasomo wiga, ese isomo wenda ni nk'irihe jambo uzi mu Cyongereza? Turagenda tuvuga kuri buri somo ijambo uzi mu Cyongereza wavuga ati narize iri jambo ndarizi neza ko ari iri, tubwire tubwiye nicyo risobanuye. Ni 1000. 1000 ubona ukuvuga? Imibare nyine ugize ute? Uteranyije ugahita yimubwira mu Cyongereza. Ubwo bisobanuye iki mu Kinyarwanda? Ni imibare ufata ugateranya ugahita uribyazamo isomo. Ubwo imibare biteranyije ubwo bayita 1000. 1000. Ubwo nta irindi jambo? Nyine irindi jambo ni uko ufata iyo mibare ukayibyazamo ukayibyazamo inshinga. Ni nk'inshinga. Ukayibyazamo inshinga gute tubwire? Inshinga baguha imibare ukayibyaza inshinga ukerekana iyo mibare nimba ikisobanuye. None mu Gifaransa hose nta jambo waba uzimo? Reka ntago Igifaransa nacyumvaga. Kandi mwarakigaga waburamo akajambo kamwe Papa Sava? Ko namenyemo rwose bitewe nuko nyine
twagize. muri shimi ni igiki mwizemo wibukamo? Muri shimi ni igiki wizemo mwizemo wibuka? Muri shimi ikintu naba nibukamo nuko twize kugabanya cyangwa guteranya. Mukagabanya nk'ibiki rero cyangwa mugateranya ibiki? Bashobora kuguha ikintu ugabanye cyangwa uteranye ugasanga nyine ukabikora. Yego. None se reka uri umukinnyi wa comedy, se nk'umukinnyi wa comedy wemera ku isi cyangwa mu Rwanda ni nk'uwuhe? Nje kuko nabanje kujya ndiwe ko banzamura, nabanje gukina mu za Kanyombya ariko biranga, ntago nazamutse, ntago nakubeshya kuko ntari nabona umuntu nzamura. Ariko uzazamuka, ikintu cya mbere ni ugusenga, gukora cyane no kwizera Imana. Ndabikwijeje kuzazamuka, niba koko impano yifitemo ubizi koko ufite impano, ibintu bizagenda neza, ndabikwijeje. Murakoze. Ariko nubwo mukoze nari ifite n'icyaka. Urufite n'icyaka? Yego. Ese ni iki ukunda kunywa cyangwa ni icyo unywa? Ninywera mitsingi. Mitsingi? Yego. Nta kibazo, icyaka kiraza gushira cyo. None se reka mbanze nakubwiye ariko twaguhaye n'amahirwe yo gutsindira amafaranga, birakunanira. Icyo kizamini wenda muzagaruke mu kimu butanzaba nikosoye kuko aka kanya waba untunguye kuko ntago nariye nta nubwo nanyweye, inzara ubwo niyo iri kubintera. Reka twaze utubazo tworoshye. Tubwire nk'ubwoko bw'ibiryo butatu butera imbaraga. Wongere utubwire ubwoko bw'ibiryo butatu bwubaka umubiri. Utubwire n'uburyo butatu bw'ibiryo burinda indwara. Bitera imbaraga: imyumbati, bishyimbo, n'ibijumba. Hanyuma se ibirinda indwara? Ibirinda indwara: idudu, mbega ibirinda indwara harimo idodo mbega cyane cyane nizo nkunda kumenya kuko nta zindi. Ibyubaka umubiri? Ibyubaka umubiri, indyo yuzuye, hakabamo indyo yuzuye, haba harimo ibiryo byose. Ibiryo byose ni ukuvuga iki? Ibiryo byubaka umubiri, byubaka umubiri. Ko hari ubwoko bw'ibyo kurya buri mu moko atatu. Hari ibitera imbaraga, birinda indwara n'ibyubaka umubiri. Byubaka umubiri habamo n'imboga nazo zizamo kuko nazo zirinda indwara. Hakazamo wenda se mbega urebye ntago bisekeje cyane ariko urebye waba untunguye aka kanya kubera inzara. Kubera inzara? Ako nawe urabeshya, urashonje aka kanya hakiri kare gutya? Ntayo nakubeshya kuko ntago njye nakubeshya. Cyangwa uranyotewe ahubwo? None se kari kubunani kuki mutatetse ubunani? Ubunani ntago bwigeze? Ntago bwageze mu rugo, gusa numva ko bubaho ariko ntago nari nabubona. Ahubwo se waba warabumboneye ubunyoherereza? Njyewe ubunani bwangezeho rwose. None se imyaka yose ufite ntago urarya ubunani? Eka numva babuvuga ariko ubunani ntago nari nabubona, gusa mbyumva mu mateka. Wari uvuze ngo? Ubunani mbyumva nk'amateka gusa sinari naburya. Waba unganye gutya ufite imyaka ingahe ubu ngubu? Imyaka 22. 22. Washatse umugore ufite imyaka ingahe? 19. 19. None se ubwo umaze imyaka ingahe ushatse? Tumaranye imyaka 3. Imyaka 3. None ukaba utararya ku bunani? Bunani mgumva nk'uko abantu bakuru babivuga ariko sinari nabubona. Ntabwo ari wabubona? Yego. Ni ibintu bigoye cyane. Hari igihe uzabubona ariko cyangwa se uyu munsi turaza kubukwereka, turaza gusangira kabisa. Muraba mukoze, muraba mu mayibunani, nibwo bwa mbere ndaba ndibunani ndaba mbubona. None se iyo nzoga ya mitsingi unywa watangiye kuyinywa ryari? Se byaje gute kugira ngo unywe inzoga? Cyari ubwo nigeze kujya mu kazi nkoreye umukire,
cyakunyambura twari tubana n'umugore kandi mu rugo hari inzara ansomeje ku nzoga mpitanye natangiye kunywa inzoga afite imyaka 20 tumaranye n'umugore umwaka birangira umugore wabonye nje nanyweye arambaza bite ndamubwira ati reka sheri byanze rwose kugira nze nashize akababuro cyangwa umujinya niyahuje inzoga birangira wiyahuje inzoga birangira niyahuje inzoga ari byo nashakaga ese nta karirimbo k'Imana waba uzi ngo katuririmbire karirimbo k'Imana ntabwo nigeze njya gusenga ngaho ngero dukubikira kapera ka ya ndirimbo twumve uyitangiye nasanze ndi muri story ni ya Makofera ubuzima bukomeye isezerano ntago ari ikigera mu Kabironda nta na rimwe asekera abibishima badaseka bamenera bakafatanya n'iminsi sitarako zikacira ishati ubuzima nkababona isoko itagira kurusha ibindi bamuzanye kwicima amfa kejo jugu muri njono ucuruza injugu mu ruturufu ahari niwe turufu ashinza kote no ku mwami w'urungunju baramupakiye ageze ku karere asanga dosiye y'umukuru wa parike atiregure nutsinda urubanza tukurekure nimufunge nta mukobo yohakana kore bamuzanye kwicima amfa kejo. None se nduva ubwo uzi no kuririmba hip hop ese kubera icyo utakora umuziki ukaba wari byo ujyamo ahubwo kurushwa waba ukunda comedy abari ubushobozi bukeya kuko aka kanya ntago ibintu by'indirimbo nabigiyemo cyane cyangwa hip hop ibyo nakunze cyane ni comedy. Ngaho gira ijambo rimwe ubwira abadukurikiye cyangwa se abafana twumve ikintu wababwira unabasezera. Amaboko hejuru Jay Polly hejuru murakoze mudukurikire kuri YouTube twitwa King B TV babwire bakore subscribe kuri King B TV murakoze twitwa King B TV King TV King B TV King B King D King B King D King B TV King D King B TV ya TV. Yes. Murakoze. Wa guys rero reka tubashimire mwese mwamaze gukora subscribe kuri King B TV gira ngo mwabonaga umusika dufite umutumirwa umuntu ufite impano zigiye zitandukanye turagushimira mwamaze gukora subscribe aho waba uhereye hose mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se uri hanze y'igihugu cy'u Rwanda turabashimiye kandi twishimiye no kuba mukomeje gukunda ibihangano tubagezaho cyangwa se ibikorwa byacu umunsi ku munsi mukomeze mugire umwaka mushya muhire wa 2025 komeza mugubwe neza tubishimiye amahoro n'umugisha Nyagasani akomeze abarinde ciao ciao.